Yesu Kristo nashimwe. Amazina yanjye ni Jeanne d'Arc. Nshuti, nongeye gushima Imana impaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana mu ijuru nihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya rero nifuje ko twaganira amagambo y'Imana ari mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 3 umurongo wa 3 kugera ku murongo wa 4. Ariko reka tubanze dusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, uwera wa Isiraheli, Imana ikomeye, nongeye kugushima kandi ndaguhimbaje. Gushimira urukundo rwawe n'ubuntu bwawe. Gushimiye kwera no gukiranuka, izina ryawe nirishimwe. Wabanye natwe uraturinda data, turabigushimiye. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Muri uyu mwanya rero tugiye kuganira ijambo ryawe. Twebwe nyaguhora ku ngoma Imana ntitwabyishoboza, ko turabaswa ntitwigishijwe, ariko nyaguhora ku ngoma Imana ujye uza ukadusobanurira ndetse ukatwigisha, ukadusobanurira byimbitse ijambo ryawe. Nako tukwinyize muri uyu mwanya ngo dusobanurire kurushaho kubyumva cyane. Nyaguhora ku ngoma Imana tubyumva uko ushaka ko tubyumva, mu izina rya Yesu Kristo. Ngaheza buri umwe wese ugiye kuryumva, nanjye kandi ugiye kurivuga, ntaba ari twabwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nikomeze kubana natwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nongeye kubifuriza Pentekote nziza. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira rero n'amagambo ari mu Bagalatiya ibice 3 umurongo wa 3 kugera ku murongo wa 4. Haravuga ngo muri abapfapfa gutyo mwatangiye iby'umwuka, none mubiherukije iby'umubiri. Ya mibabaro myinshi mwayibabarijwe ubusa, niba ari y'ubusa koko, Imana yo mu ijuru nishimwe. Aya magambo rero numva ngiye kuyajyanisha niyerekwa nagize, n'amayerekwa ageze muri 2 cyangwa 3, ariko yose ndagerageza kuyakusaniriza hamwe mu gihe gitoya. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Nagize iyerekwa ku bakozi b'Imana, ngira ngo ni mu 2020, yes, kuri YouTube. Abayobozi ba YouTube namwe mufatanya, babwiriza butumwa kuri YouTube, Yesu nashimwe. Nagira ngo nukuri mu byiteho kuko birabareba, kandi ushaka gukiza ubugingo bwe abukize, ariko ushaka ko wahisemo gukora Satani nyine, ubwo nawe nashyiremo akabaraga, ariko bakorera Imana nibakorera Imana by'ukuri, kandi abifuza gukorera Imana nibitandukanye n'ibyaha. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Nagiye kubona rero mbona abo kuri YouTube mu buryo bwabo batangiye bakora ibikorwa by'Imana, ndetse ntabwo ari bibi ko umuntu yashinga YouTube atambutse iby'Imana ariko ikanamwungukira, ntabwo ari bibi rwose. Ariko se binyura mu zihe nzira? Inyungu zose murimo murafata murazemerewe? Niyihe nzira murimo kunyuramo mwakira ayo mafaranga? Niyihe nzira murimo kwitwara mute hagati y'abantu babakurikira kuri YouTube? Hahandi inyuma mu gikari, hamwe babasanga babaka nimero z'abavugabutumwa, hamwe babasanga babohereza imfashanyo zo gufasha abantu. Ibyo bintu murimo murabyitwaramo mute? Ese muracyabasha kubaza umwuka w'Imana ngo uyu muntu tumwakire, uyu nguyu tumureke, cyangwa mwakira bose kugira ngo mwuzuze views? Imana yo mu ijuru nibagirire neza, kandi twebwe twese Imana itugirire neza. Nabonye hari abantu bari badakijijwe rwose, ariko ku bwa YouTube, kandi nanjye ndashimira Imana ku bwa YouTube, kubera ko hari ahantu tugera ukumva ukeneye ijambo ry'Imana rigufasha muri icyo gihe, kandi udafite undi muntu wo ku ruhande ahandi wajya, udafite aho wajya mu materaniro. Hari abantu bari mu bihugu batabona aho baterana, bibujijwe ko hari insengero, ariko izo nsengero bagasanga ntibihuze no kwizera kwabo, bakajya kuri YouTube kandi rwose bagafashwa. Umuntu ashobora kujya kuri YouTube agasenga Imana agakizwa neza. Umuntu ashobora kujya kuri YouTube akuzura umwuka wera w'Imana. Ibyo mbabwira ni ukuri, mfitiye ibihamya, kuko njyewe hari ibintu byinshi nungukiye kuri YouTube. Hari abakozi b'Imana bafashije ubugingo bwanjye kuri YouTube, kandi na n'iyi saha bakibufasha. Ariko hari n'abandi nzi twatangiranye kuri YouTube, ariko isaha Imana yarangije kunyereka ko barangije guta umurongo, bavuye mu murongo. Imana yo mu ijuru niturengere. Rero bakozi b'Imana bakora kuri YouTube, banyamakuru mwashinze ibinyamakuru bya YouTube, mugatangira murimo gukorera Imana,
ariko bikarangira murimo gukorera satani. Nagira ngo mbibabwire niba mutabizi cyangwa se mubikora mubikorera nkana, kuko Imana irababaye ku bwanyu. Imana irababaye ku bwanyu, mwinjije ibitari bikwiye kwinjira, mwahaye karibu ibitari bikwiye guhabwa karibu. Ni ukuri murimo muragenda. Hari ukuntu kera iyo umuntu yabaga ibikweto bye byarapfumutse hinjiragamo ibizi bikagenda bivuga ngo bwamu donc bisakuza ukuntu. Rero hari ibyo nabonye bimeze nk'uko nguko, usanga inkweto zarapfumutse, umuntu arimo kuzigenda, abari inyuma ye bo barabona ko byapfumutse ariko we ntabasha kubibona, arimo aragendana ibikweto byapfumutse. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Mwongere musuzume niba ubutumwa mukirimo gutanga ari ubutumwa bwiza, cyangwa se niba mwaratubuye bw'inyungu zanyu, mushaka views z'abantu, mushaka ngo abantu bahurure baze bumva ayo makuru ashyushye mwazanye, baze bumva ubwo buhanuzi bazanye. Hari abahanuzi benshi mwahaye karibu kandi mubizi ko abo bahanuzi ibintu bavuza kuvugira kuri YouTube atari ukuri, ariko kubera ko muzi kuntu ibyo bintu abantu babikunze, kuko muri ino minsi abantu barashaka ibintu bibanezeza, ibintu biryohereye amatwi, kumva ibitangaza Imana ikora, ariko badashaka guhinduka. Muri make abantu barashaka ibintu biri mu biganza by'Imana, bafate ibintu biri mu biganza by'Imana, ariko badashaka kureba iyo Mana basenga, badashaka kureba mu maso hayo, badashaka gukizwa, badashaka kuva mu byaha. Iby'Imana ishaka ko bavamo bo ntibashaka kubivamo, ariko ibyo barashaka ko Imana ibakorera ibyo bashaka. Nagira ngo nakubwira ngo ntabwo dufite ikibazo muri ino minsi cy'uko twabuze abavugabutumwa b'ukuri, ntabwo dufite ikibazo cy'uko twabuze insengero zivuga ukuri. Ikibazo dufite, turimo turashaka abavuga twebwe ibyo dushaka, turimo turashaka abahuza n'irari ryacu. Imana yo mu ijuru nitugirire neza kandi ni ukuri iturengere, idutabare. Turashaka kugendana nuko twebwe dushaka, ntabwo dushaka kugenda uko Imana ishaka. Imana yo mu ijuru rero niturengere. Nagira ngo mbabwire mwa bantu mwe murimo gukurikira ibitangaza, mugakurikira ubuhanuzi, nta juru mujyamo, nta juru mujyamo. Icyo bikoze, niba ari ijuru rya Kamonyi mushaka kujyamo muzarijyamo, ariko niba ari ijuru ry'Imana, iri juru ihagazeho irikomeyeho, iri juru ryera, yarambwiye ngo irera kandi n'ijuru rirera, kandi yifuza ko n'abazarijyamo bakwiye kuba bera. Rero twaba twishuka cyane niba dushaka ko Imana yihinduka kugira ngo twebwe duhinduke, tugashaka ko Imana yo ikora ibyo dushaka aho kugira ngo dukore ibyo dushaka. Turishuka cyane, turi hafi iyo gukora, turimo turakorera, navuga ngo turimo turakorera inyuma ya zero, niko twajyaga tubyita. Turimo turakorera kuri zero, tubizi neza ko turi kuri zero. Niduhinduke, tubanze duhinduke, tubone guhindura abantu. Tubanze duhinduke kugira ngo Imana idukorere ibyo tuyifuzaho, two dusabana intoki zirimo imyanda. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Banyamakuru rero bavuga butumwa, nagira ngo mbabwire muhindure umuvuno. Nimuhindure umuvuno, kuko byababaje Imana. Mwirirwa mubwira abantu ibitangaza Imana yabakoresheje, ariko mureke kuvuga ibyo yabakoresheje kera, ni mubikore turebe. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Ni mubikore turebe ubu ngubu, kuko ni Imana itari Imana ya kera, ni Imana uko yari iri kera n'isaha n'ikwiri. Ni Imana igendana n'igihe, ni Imana, ntabwo ari Imana ihindurwa n'ibihe. Imana yo mu ijuru nishimwe. Uko yavuganiraga n'abantu bayo na n'isaha iracyavugana nabo, uko yakoraga ibitangaza na n'isaha iracyabikora. Ariko nidushaka twebwe ko twigiraho Imana idushaka, kugira ngo ibone uko inakorana natwe. Imana yo mu ijuru nishimwe. Ubwo ikindi nabonye Imana yanyeretse abavuga butumwa bashumba, yanyeretse ko murimo murabwira abantu ibyerekeranye n'irari ry'abantu, aho kugira ngo mubabwire iby'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bubonerwa mu kumwizera. Nimubwire abantu kwizera Kristo, mubwire abantu kwihana ibyaha byabo, kuko utihana ibyaha bye ntazababarirwa. Ndababwiza, utihana ibyaha bye ntazababarirwa. Ushaka kwemerwa n'abantu adashaka kwemerwa n'Imana arimo aribeshya. Nimushakire abantu ibibakiza, nimukize ubugingo bw'abantu. Abantu benshi barimo kurimbuka bazize kutamenya, bazize ubujiji, bazize uko bakurikiye abantu bababeshya. Mukabwira abantu ko Yesu Kristo yabirangirije kugorogota ku musaraba, murabeshya. Mubwira abantu iby'ukuri. Pawulo yaravuze ngo wese ngo dukora ibyaha nkana ngo ubuntu busage, aravuga ngo oya ntibikabe.
ibyo ntibikabe. Ubuntu nibwo twarabonye muri Kristo Yesu, ariko si ubuntu buduhesha gukora ibyaha, ahubwo ni ubuntu buduhesha kurushaho kumwizera, kandi kwizera Yesu Kristo ni no kwitandukanya n'ibyo yanga. Imana yo mu ijuru nishimwe, Imana yo mu ijuru kandi ihabwa icyubahiro. Nagira ngo mbabwire, njyewe umwuka binyereka, yanyeretse ko mumeze nk'umuntu ufasha umuntu akamushyira muri dushe, hanyuma akajya amunyanyagizaho amazi, nta kumushyiraho isabune, nta gukoresha icyogesho, ahubwo mugafata amazi mukanyanyagiza kuri wa muntu, kandi uwo muntu nkabona ni umuntu wari witumye afite imyanda ku mubiri we. Ntibyakuvaho rero hatabaje gushyiraho ya mazi n'isabune n'icyogesho kugira ngo uwo muntu ake neza uruhu. Ni byiza nawe uko woga muri dushe yawe, tubizane mu buryo bw'uyu mubiri, hanyuma tubishyire uko woga muri no dushe yawe, ukajya wagenda iyo ugiye ugahagarara munsi y'amazi, amazi akakududubizaho, uracya. Ntago bishoboka. Bigusaba ko ufata ikiyogesho, warangiza ugashyiraho isabune, warangiza ukikuba neza, warangiza ugashyiraho amazi, ndetse ukongera ubwa kabiri, ndetse ukongera ubwa gatatu, ukiyunyuguza. Imana yo mu ijuru nitugirire neza. Biradusaba rero, nimushira amanga mubwire abantu kuri kw'ijambo ry'Imana. Namwe ndababwira mukurikira ijambo ry'Imana. Mukumva abantu bahora bababwira ibitangaza, barababwira Amerika, barababwira, ndagira mbabwire ngo hano ntago ari mu ijuru. Amerika ntago ari mu ijuru, muri Canada ntago ari mu ijuru, ibitanga amazu, ama-etaje, amamodoka ntabwo ari mu ijuru. Reka mbabwize ukuri kwishobora byose. Ikintu kiruta byose ni uko wanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ikiruta byose ni uko wakwihana ibyaha. Nubwo ayo mazu yashira, ayo mamodoka agashira, Canada ntuyigemo, Amerika ntuyigemo, ntuyiga ayo mashuri akomeye, ntumenyane n'abakomeye, ariko ubugingo bwawe ari buzima, ntacyo bigutwaye. Tuzabaho ubuzima butagira iherezo, tuzabaho ubuzima bw'iteka. Ahangaha ku isi turi mu kaye gato, nta kantu gatoya, ni transit. Nagira ngo mbabwire ngo ni muri transit, kandi transit umuntu ntatindamo. Hari uza akamaramo ukwezi, hari uza akamaramo icyumweru, hari uza akamaramo imyaka 100, hari uza akamaramo imyaka 20, hari uza akamaramo imyaka 30. Abo bose ni abakozi, ni abantu Imana izana mu isi, ariko se kuki bamaramo ako gahe gatoya? Nuko ari muri transit. Hari ahandi hantu ubuzima bwacu buzarangiriza, hari ahandi tuzagirira iherezo. Aho niho mbakumbuza kugira ngo mwariho mushakisha. Mwirinde rero ababahanura binyoma, mwirinde bababwira amagambo aryohereye, bababwira kubakorera ibitangaza, bakababwira kubakuraho inyatsi, bakababwira kubakuraho icyangiro, bakababwira kubakorera deliverance y'uburyo bwose, ariko ntibababwire ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntibababwire kwihana ibyaha. Bakakubwira ibitangaza, nyamara uwo ubizi neza ko wavuye ku mupfumu. Bakakubwira ibitangaza wowe ubizi neza ko waraye usambana. Bakakubwira ibitangaza ubizi ko uri umujura. Bakakubwira ibitangaza ubizi ko uri umugambanyi n'umwicanyi. Bakakubwira ibitangaza uzi ko wuzuye inzangano mu mutima wawe. Ibyo bitangaza ni ibinyoma, barakubeshya. Imana yo mu ijuru nitugirire neza, Imana yo mu ijuru dutabare. Ntabwo ibitangaza bizajyana abantu mu ijuru. Nibyo abantu bararushye, abantu bakeneye kubohorwa, abantu bakeneye Imana, ariko Imana yarambwiye ngo deliverance ya mbere ni ukwizera amaraso ya Yesu Kristo. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo twizeye Yesu Kristo tuba turangije kuba ibyaremwe bishyashya. Ubwo rero ibyo bakubwira barakubeshya, babakoreraho imihango, ahubwo ugasanga ni imihango imeze nk'imihango ya gipfumu. Nimwizere Imana, kandi muyishakane umwete muzayibona. Imana iyo uyegeye ukayishaka urayibona, ibana n'abayegera. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ntabwo wagira inshuti mutajya muvugana, mutajya muganira, ngo uzajye wibwira ngo uri inshuti yanjye, ngo mfite inshuti. Iyo nta nshuti birimo. Inshuti ziraganira, inshuti zirahura, inshuti zirasabana. Natwe rero turakwiriye ko twegera Imana. Ikindi Imana yanyeretse, bene data, ni icyo kintu cy'abo bantu, ni ukuvuga ngo babwirije ubutumwa bw'Imana mu izina ry'Imana, abantu barizera, ariko mwibuke ko iyo umwana avutse aba akeneye no kurerwa agakura. Abo bantu rero bari bakeneye ko iyo basaba nimero bakavuga ngo dusabye nimero, duhe nimero z'umukozi w'Imana runaka twabonye, wa muntu akaba ari umubeshyi, cyangwa se
ibyo avugira kuri mikoro bitandukanye n'ibyo avugira mu gikari. Abibura ya mbuto yabibye muri ba bantu, uvuga ngo batera Imana icyizere, kandi bitewe na wa mukozi w'Imana wabeshye, waje akabeshya akavuga ibitangaza akoreshwa n'Imana, agaha abantu amanimero ye, akabizeza kuzabasengera, nyamara akagenda akabibura. Nawe umbwire, niba we umuntu aje akakubwira ukuntu Imana itangaje, ukuntu Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ariko wajya kumureba mu gikari ugasanga niwe urimo kuganya, niwe urimo kugusaba ibyo kurya, niwe urimo gusaba minerivare z'abana, umbwire ijambo aba ateye muri wowe. Ya Mana yakubwiye yo kwizerwa, umbwire icyasigara muri wowe. Aba yarangije kubibura. Niba mufashe abantu mwarangiza mukajya gufasha, ni byiza, abantu bakitanga, ariko mwarangiza mukagenda mukabikoresha ibyanyu, amamodoka mukayagura, amazu mukayagura, mukagenda mugavura kuri bya bintu baboherereje, kuko ntawe uzababarira ngo mwakoresheje angahe. Ni mwebwe mubarana n'Imana, ni mwebwe mubuze ibyo mukora, ariko Imana yo igikora ko abantu ku maso bakabihishurirwa. Noneho mumbwire, iyo biramutse bimenyekanye, icyo bisigira muri ba bantu bari batarakomera. Hano ndagaruka ku bantu bari batarakomera mu kwizera, bari bakirerwa. Muba mubasenye, muba mubibuye, muba mufashe bya bindi mwari mumaze kubashyiramo byose mukabivida, ahubwo mugasigamo ibikomere. Imana yanyeretse ko abo bantu mubasigira ibikomere, ariko namwe mugendana imyenda yanduye. Mwaje mwambaye imyenda y'imyeru, ariko murimo muragendana imyenda iriho amaraso. Imana yo mu ijuru nibatabare banyamakuru, kandi Imana ibatabare ababwiriza butumwa, abahanuzi. Imana yo mu ijuru ibarengere. Bashumba, nimusengere izi ntama zanyu. Intama mwahawe kuragira zirimo ziraribwa, zirimo zirangizwa, zirimo ziricwa, ariko murarangaye. Imana yo mu ijuru nidutabare, kandi Imana yo mu ijuru ni ukuri itabara itorero, itabara abakozi bayo. Abantu tugeze mu gihe ibintu byabaye ikivange, utamenya kuvangura. Ubundi bwa gatatu, nubwo abantu batura ibyaha byabo, mwatuza abantu ibyaha bakabyaturira aho badakwiye kubyaturira, kandi ntibagirirwe ibanga. None ugasanga biranyanyagiye, bibaye nk'umwanda mu bantu bari aho ngaho, ntawe ukibasha kugira aho anyura, byabaye umwanda kubera ko mwabaturije aho badakwiye kwaturira. Aho kugira ngo mubajyane mu ibanga, baturire mu ibanga, mubasengere kandi mubagirire ibanga, ahubwo mubazana ku karubanda, murangije muranabyasasa, biba umwanda. Imana yo mu ijuru idutabare, kandi Imana yo mu ijuru tugirire neza. Kugira ngo urebe uko wahamagawe, ndebe uko nahamagawe, turebe niba tugihagaze uko twahamagawe, kandi tukiri mu murongo Imana yo mu ijuru dushakamo. Turebe niba uko twatangije iby'umwuka ari nabyo tukiri mu